akubitire nk'iminota nk'ibiri. Bakobwa mwe mwabzinye kandi ikintu nabakundiye muze mwembi kababiri nuko mwambaye amakanzu maremare habe niyo mwotaraka mukaza muge ndakibaso mwambaye neza muzoza mutarama mumeze gutya nta uzobanga mumeze neza ngwino hano mama mubyine k'iminota 2 basi dusezerana ariko mbasigiye umurage mwisi muzokunda Imana kugera muri abagore abana banyu bazotora Imana isi ndikababo muzubahisha Imana mu myaka yanyu uko hari ibigabiya bihanyuzaga byinshi buriya bukobwa nari amafirimbi reka tuze turebe muzotora Imana tubagatishije ubwiza bw'Imana tukuzwe mvuza aba bakobwa babiri ariko nawe wumve ko kuvuze uko nukuri ntugira ishari nawe mama we Imana ikugirire neza nabavuze kubera ya makanju yabo yanejeje abakobwa babagira gutya ukabona pi takibaza mukubita iminota 2 nimurangiza Imana izobagirire neza muzoshakwe neza timugashakwe n'ababatera mbutiyaje muze mubokomeza mutarame ariko mutaramire mu mitima ngaho papa bakubitire nk'iminota 2 abantu bashaka gushakwa neza muze tubabwirira Imana niko kwiza Imana izabareberere neza Imana izobagirire neza muzogira abakozi b'Imana Mana yera mana yo kwizegwa Yesu Kristo
kubera ko iyo tunezerewe waravuze ngo iyo dusabye uko ushaka uzubiduha. Dusabiye aba bana b'abahungu n'abakobwa ma. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ingo ntizizababera ikintu cyatuma batakwizera, batibyiringiro. Turabasabira imbaraga z'Imana, turabasabira umugisha w'Imana. Mana we, aba bana bataramye neza, imitima yacu iranezerwa. Tubasabiye umugisha Mana, tubasabiye umugisha Mana, tubasabiye umugisha Mana, tubatuyeho umugisha Mana. Umugisha utanga ngo nta mubabaro ujya wongeraho, nta mubabaro ubamo. Ubabera isoko Mwami Yesu, umugisha wawe bawukomora muri wowe Mana. Nta yindi Mana izikora aka kageni, nta yindi Mana izayitura neza. Dusabiye aba bana umugisha wo kuzashaka neza Mana. Ubahe kuzabyara, ubahe kuzakumenya, ubahe ingo nziza zikubaha, zigutinya, zigukunda. Dusabiye abera bose bafite ibibazo byo gushakwa Mana, haba abadukurikiye kuri kamera. Dusabiye abera bose batafite inzira mu izina rya Yesu. Haleluya. Twirigiye Mana, twizeye kubera ko bitanze Mana. Turabisengeye, turabisabiye, turabisengeye, turabisabiye. Utanga ingo nziza Mana, tukweretse izagwaye Mana, tukweretse izigeze ahantu hagoye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ugarure imiryango, ugarure ibyishimo Mana, ugarure kugubwa neza Mana, ugarure kugorwa neza Mana. Abana bubaha ababyeyi, abana bagandukira ababyeyi, kugira ngo batazababera ibibi bahinyuza. Abagabo bakunda abagore, abagore bagandukira abagabo. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, turagusabye uyu mugoroba Mana yo kwizerwa we, ukora imirimo n'ibitangaza. Wiyerekane muri ibi bihe Mana we, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe bishoboke. Abafite ubuzima bubagoye, abafite ubuzima bubagoye bubagejeje kure, ihumure ry'Imana ritahe. Gukora kw'Imana gukore, ubasha gukora ibiruta cyane ibyo tuza twibwira n'ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zawe zirahari, za zindi zazuye Kristo ukamukura mu bapfuye ukamubeshaho. N'ubu ariho, n'ubu ni muzima, n'ubu arakora, n'ubu aradusabira, n'ubu dufite ubuzima kubera Kristo. Data urakoze kuko ari we mbaraga zacu. Abasigaye ari abapfakazi ubakomeze Mana, hatazaboneka ibibahinyuza Mana, ubagirire neza Mwami Yesu. Abasigaye ari imfubyi Mana, ubareberere Data mwiza we, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, ni wowe uwabatagira shinge na rugero. Ubagirire neza kugira ngo isi itazabahinyura. Abafite ibibagoye, ibibaremereye bitandukanye Mana, ibishaka kubakura muri ibi byiringiro, Mwami Yesu batabare nka kujya watabaye ku muryango wa Aburahamu bagasama bakabyara Isaka. Abafite ibibazo bibagoye, ubugumba butuma batandukana n'imiryango, turabaturaho kubyara mu izina rya Yesu, turabaturaho kubyara mu izina rya Yesu. Utanga abana kuko ari we mbaraga zacu Mana. Dusabiye abatarakizwa Mana mu isi, utanga agakiza wa Mana we, utanga agakiza, utanga agakiza, utanga agakiza kugira ngo isoko igiriye y'ibyiringiro itahe mu bantu. Abari barusha, abari baremerewe n'ibyaha, ubashe kubatura, ubashe kugubwa neza. Tugukomeye mu mashyi kuko ari mbaraga